hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu, hari ukunesha gukomeye duhabwa buri munsi, ntitufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Haleluya, haleluya. Turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo, abo Imana yarindishije mu mbabazi zayo, yarinze benshi mu makuba n'ibyago, nawe ikakurinda wishimire. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana yagiye turinda mu makuba n'ibigeragezo n'ibyago, kandi nawe mu ruhande rwawe yarakurinze. Do bene star minifo, Imana ishimwe. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko imbabazi zayo ziturinda, imbaraga zayo zikaba zitukingira amanywa n'ijoro. Imana ishimirwe. Turakoze kujya kutuganira ku ijambo ry'Imana, mu ruhande rumwe n'Imana, kumva icyo Uwiteka dutekerejeho uno munsi. Imana ishimirwe. Duje abantu bose bakurikirana cyane Gutobora Imana TV, aho ari hose kumera Yesu. Imana ibahe umugisha bumva Ikinyarwanda. Yesu ajya komeza kubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusenge dushima Imana yahabaye na n'ubu ikaba igihari. Imana ihimbazwe. Data mu izina rya Yesu turagushimiye, uri mwiza, urakiranuka. Twishimiye ko warinze inshuti zacu hose zihere ku isi. Warazirinze Nyagasani, biravuga ngo turi inshuti zawe nidukore dutegeka. Waraturinze tukari ko tutakiranutse, ari imbabazi zawe ishimirwe. Aya masaha tugarutse kugira ngo tuvuge ku byanditswe byera, kugira ngo Umwami kumva icyo utekereza ku bugingo bwacu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Turasenga ngo Umwuka wera cyane aganze rebi efo mandoze kita. Imana ihimbazwe. Komeza wari natwe byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina yandi Nyandwi Desire rero nkuko nababwiye, ngangarutse kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Dushimiye abantu mwese mugenda mudukurikirana kuri no channel yivuga butumwa. Yesu ajya abaha umugisha mu izina rya Yesu. Mujye mukomeza mukoresha ya sabone, mukora comment, Imana ijye komeza abaha umugisha na sabone. Yesu abaha umugisha cyane 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 rwose. Uzawukoze umurimo ukomeye, uzawuteye inkunga ikomeye cyane umuntu w'Imana. Imana ikomeza kubaha umugisha. Reka tugane ku ijambo ry'Imana minota mikeya, kumva icyo Uwiteka yadutekerejeho nge nawe. Yesu aduhana umugisha. Turasoma Abaroma, igitabo cy'Abaroma ibice 12, guhera ku murongo wa 1 kugeza ku 3. Tuze no gusoma Abaroma ibice 13 guhera ku murongo wa 11 kugeza kuri 14. Aravuze ngo imirimo ikwiriyeho imibereho y'Abakristo, nuko bene data ndabingiye kuko imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ngo ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwanyu gukwiriye, kandi ntimwishushanye nk'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Muvuga ngo amen. Turasoma Abaroma nano ibice 13 murongo wa 11. Aravuze ngo kuba maso ariyo ntego y'ijambo ry'Imana. Nasizeho riravuga ngo kuba maso mu gakiza kawe. Aravuze ngo nuko mujye mugenza gutya, kuko muzi ko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Dore ijoro rirakuze burenda gucya. Twiyambure umurimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tudagira ishyari, ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo, kandi nimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone gukora ibyo yifuza. Ndabisubiramo, kandi ntimuhe urwaho imibiri yanyu ngo ibone gukora ibyo yifuza. Uwiteka tugire neza, adufashe mu izina rya Yesu. Intego rino jambo cyangwa umutwe w'ijambo ry'Imana uravuga ngo kwa maso mu gakiza kawe. Pawulo yandikira Abaroma, yabandikiye bari mu bihe byo gusubira inyuma, bararangajwe na byinshi baye barimo. Nawe ntabwo nzeho kikurangaje mwene data aho uri hose, unteze amatwi urimo kunyumva, ntabwo nzi kikurangaje, ariko kanguka. Yesu igihe cyo kuza cy'Umwami Yesu kiregereje. Biravuga ngo imibiri ikwiriyeho imibereho ya Kristo. Hari imirimo ikwiriye y'Abakristo, hari n'imirimo itakwiriye Abakristo. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Birabaje aho umukristo umva ko yakiriye Yesu, kandi yaramucunguye, yaramwizeye,
kugira ngo amuhamirize hano mu isi, ugasanga arakora nk'ibyo abapagani bakora, imirimo akora abapagani bakora nawe akayikora. Ntabwo bikwiriye, nta nubwo byemeye ku mukristo. Imana igufasha aho uri hose. Ijambo rivuze neza ngo nuko bene data ndabingiye kubw'imbabazi z'Imana. Ni ukugira ngo Imana inatwinginga cyane ku mbabazi z'Imana, kuko umuntu wese abishwe n'imbabazi z'Imana. Ariko izi mbabazi za Yesu nababwiye ngo ntabwo abantu benshi bazihesha agaciro kamwe, ariko Yesu adufashe. Kuko imbabazi z'Imana zirenze imbabazi z'umwana w'umuntu. Umuntu yaguha imbabazi agushyeshyenga, akaguha imbabazi afite icyo agushakaho. Ariko Imana yo iguha imbabazi nta mbereka, ishaka kugira ngo muzabane nayo iteka mu ijuru. Kubwo imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwanyu gukwiriye. Hari igihe abantu bakorera Imana mu buryo budakwiriye, bakayikora basiba. Iyo umuntu agiye gushaka abahinzi bamuhingira, iyo bamusibiye arabimenya. Kandi iyo umuntu bamuhingira bagasiba ntabwo yeza, ntabwo agira umusaruro. Baba bamuhingiye vuba vuba bashaka ibihembo ku giti cyabo, naho ibyo umuntu wabahaye ikiraka cyangwa umuntu wabahaye akazi ko guhinga, ntabwo bavuga ngo nashaka azaze cyangwa azarumbye ntibareba. Ni no muri kino gihe rero muri Yesu abantu bagiye mu murimo w'Imana, bashaka indonke zabo, baravuga ati rero twibonera indonke, ibyo uvuga ngo abantu bakizwe neza ntabwo bitureba. Ni ikibazo gikomeye kandi kiri mu iyobokamana. Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Ariko kwikora kwanyu gukwiriye. Kandi mwishushanyo nk'iki gihe abantu barishushanyije ku buryo bishushanya bagashushanya imbere ya Kristo pe, bakamushushanya pe, bakanya ngo bashushanyije n'Imana. Ariko kuri kwishushanya baba birimo kwishushanya ubwabo. Ntabwo washushanya Imana ngo bikunde, kuko Yesu azi umuntu wari wese. Avuze ngo nzi imihagurukire yawe, nzi imigende yawe, nzi imitekerereze yawe, ngo utarasenga mbazi ibyo utekereza. Yesu yigeze kumenya imitekerereze iri mu bigishwa. Handi yavuga ngo amaze kugabura abantu 5,000, ababwira ngo ninjye umutsima utera imbaraga, ninjye amazi isoko y'ubugingo, umwe nazajya inyota kundi nazajya inzara. None hanga intumwa cyangwa abigishwa ngo imitima yabisubira inyuma nk'abashaka kumuvaho, barakazwa n'ibyo Yesu avuze. Yesu aravuga ati se namwe muragiye? Niho cyagiye Yesu Petero yatora ijambo rikomeye aravuga ngo twakuvaho twajya he, ko ufite amagambo meza y'ubugingo. Rero Imana itugire neza mu izina. Abantu bajya bashushanya Imana bakumva ngo bayemeje, mbese ntabwo wakomeza Yesu ngo bikunde. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Wakwemeza umuntu ariko kwemeza Imana ntibikunda, ntabwo bishoboka, kuko ntacyo ufite wakomeza Yesu habe na kimwe. Havuze neza tega ijambo ryoshye. Kandi ntimwishushanye nk'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Abantu bashigaye bakeneye ibyo bashaka, ariko gushaka iby'Imana ishaka ni ikibazo. Aho usengera ugakora ibyo bashaka, ariko kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka ni ikibazo, problem. Rero Yesu agufashe ukora ibyo Imana ishaka, ariko kwikora muhinduke rwose mugize imitima misha. Umunsi umwe ngo Abisirayeli yigize ishaka kubarimbura, Mose abasabira imbabazi. Imana ashatse kurimbura Abisirayeli kugira ngo ngiremo imitima misha. Rero muri kino gihe Imana ikeneye imitima misha, kuko kandi iyindi yasajishwe n'ibyaha, isashirwa n'ubwibone bwinshi kurusha guhinduka. Imana lata ivorema itugire neza mu izina rya Yesu. Iyo abantu bishusha muri kino gihe imibiri yabo bagize imirimo ya Satani, biravuga ngo umubiri wacu ni uwa Kristo, cyangwa ingingo z'umuntu ni ingingo za Kristo, turi ingingo za Kristo. Ariko usanga cyambere cyo ngombwa iyi mubiri yacu birivuga gutanga umubiri bisobanura ikisi. Bivuga ngo ibyo wakoreshaga umubiri wawe, niho hano ijambo rivuga ngo ntumwoge muhurwaho imibiri yanyu ikora ibyo yifuza. Abantu bumva ko umubiri bawutaguye hari hano aho baba, cyangwa bakumva barawuguze ku isoko hari tsinzi, sibukuru matekereza bakumva ngo umubiri ngo nuwanye ngo bakoresha ibyo ushaka. Aha ni wowe ku giti cyawe uriho, ariko wowe ukuremenyeho urimo kumwubahisha gute? Urugero nzaza kuba muzasuzume namwe. Umugabo azasange umugore we barimo kumukora ahantu ku mubiri we w'umugore w'abandi bagabo, uzarebe atazanye umupanga wangaye, afata umugabo ari ku mugore wari ku mubiri we, urebe leta kitamanuka. Yego, kandi ni umuntu kundi muntu. None Imana yawuturemye twebwe tukoresha ibimeze bitime mu maso ya Kristo. Isuzume nawe isuzume, nanjye ndisuzume.
wibaze nawe wibaze mu izina rya Yesu. Ntimwishushanye nk'ab'iki gihe. Ab'iki gihe buri gihe cyose generasiyo y'imyaka, ab'iki gihe bahoraho. Buri gihe cyose buri myaka uko igenda ishira, ab'iki gihe bahoraho. Iyo birivuze ngo ab'iki gihe ni abakora ibyaha nkana, cyangwa abanze kwemera ko Yesu abayobora bagakora ibyo Satani ashaka, abo nibo b'iki gihe bizaduka bakora mbese ibishimwe na Satani. Abo rero iyo ubiganye umera nkabo, kandi abantu basigaye babigana bari no mu rusengero. Ni ikibazo gikomeye. Iri jambo riraryoshye cyane. Kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwanyu gukwiriye kandi mwishuranye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduka rwose mugize imitima mishya. Abantu baze guhinduka ahubwo barimo kuba babi kurushaho. Ni ikibazo gikomeye. Ntabwo nari nzi ko mu rusengero haba akagambane nka hanze mu bapagani. Ntabwo karahaba neza, inama zigakorwa pe, ariko biravuga ngo abatera n'Imana itabarimo itatanya mu nzira zirindwi. Igihe cyose Yesu babikora, Yesu areba. Biravuga ngo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpamwe nawe. Nta muntu uhanye n'Imana hano uzanabaho. Niyo byagenda bite. Mose wavugana nayo vis-a-vis. Ubu dusoma ijambo ry'Imana tukizana umwuka wera akaduhishurira. Bo bavuganaga vis-a-vis. Ariko yasuzuguye Imana ku munsi umwe bitarenze n'amasaha ngahe. Iravuga ngo ireba igihugu ntuzakigeramo. Nta muntu wabanye nka Mose n'Imana. Ureke ubu twebwe dutera baraza. Ariko Imana ntiyamubare avuga ati shireba ntuzakigeramo. Rero muri kino gihe abantu guhinduka ni ikibazo, ahubwo barimo kurusha kuba babi kurusha ko bahinduka bakaba beza. Imana idufashe kandi itugerereza mu izina rya Yesu. Ariko kwikora kwanyu gukwiriye. Iyo umuntu akorera Imana, buri gihe abantu bakora Imana mu buryo budakwiriye, bufite umugayo mu maso ya Kristo, kandi bureze cyane. Aho umuntu avuga ngo sinzongera kujya gusaba gusenga bitewe n'ahantu nasengeye bakankorera bya furambi, bitewe n'umuntu wasengeye sinzongera kwizera abantu b'Imana. Ariko navuga ngo ntabapfira gushira. Hari abantu b'Imana nubwo hari n'abapfuye bahagaze, ariko abazima barahari. Ntabwo amaraso ya Yesu yamenekeye gusa. Imana itugerereza mu izina rya Yesu. Twambuke kuri ibice 13 umurongo wa 11. Titira bivuze ngo kuba maso, ariyo ntego y'Imana, y'ijambo ry'Imana, kuba maso. Nuko muryo mugenza gutya, kuko muzi ko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze. Mwene data huri, ijoro rirakuze. Iyo tuvuze ibirivuze ijoro, bisobanura kuza kwa Kristo. Biravuga ngo Yesu naza hazacura umuborogo. Uwo munsi uzaba udasanzwe. Uzaba udasanzwe uwo munsi. Rero ijoro ry'akaga rirageze, kuko Yesu aje guhamagara umugeni. Witegure nanjye nitegure kugira ngo utazasigara cyangwa nkasigara. Agakiza kacu karatwegereye. Iyo tuvuze agakiza ni Uwiteka ugiye kuza. Biravuga ngo agakiza gaturuka ku Uwiteka, arawe umwana w'Imana none watanzwe ku bwanjye nawe. Karatwegereye kuruta igihe twizereye. Iyo uvuze ngo kuruta igihe twizereye, muravuga ngo ngiye navutse bavuga Yesu ngazaza. Imyaka 1000 ni umunsi umwe ku Mana. Ni umunsi umwe ku Mana. Kandi iyo umuntu apfuye, iherezo rye ni uko rirangiye. Wa uracishijwe neza ni amahirwe yawe, uracishijwe nabi biba birangiye. Rero nubwo Yesu atinze kuba yavuze impanda, kandi atinze kugira ngo nkizwe neza nawe ukizwe neza, atinze kugira ngo wa undi nawe watakaje agakiza, wa undi umutima utarahinduka ijambo ryavuze, wa undi utariyambura, wa undi udafite umutima nk'uko Imana imushaka ahinduke, kugira ngo ubwami bw'Imana bwunguke. Nta kindi kimukinije. Ariko urupfu rwo rurahari, rwo ruhora rutwara benshi kandi ntirurobanura. Twara abazima, abeza n'ababi, abareba n'abagufi, abazungu n'abirabura, abakene n'abakire, uwize n'utarize, ntabwo rutinya. Umuyobozi n'utari umuyobozi, abantu bose urabatwara. Rero ba maso nanjye mbe maso, kugira ngo ubugingo bwacu bube buzima mu izina rya Yesu. Birivuze neza kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze, urenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo, tunyere ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Abantu basigaye bafite ingeso mbi bari mu nzu y'Imana. Ingeso mbi nyinshi cyane, reka tuzisome izo ngeso.
imyanya ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo. Iyo uvuze mu mucyo ni ukugenda mu mbuto z'agakiza, tutagira ibiganiro bibi, abantu bateranya, ibiganiro birimo amagambo adakwiriye, gutebya n'ibindi, tudasinda. Hari gusinda amagambo, hari no gusinda inzoga, tudasambana, tudakora iby'isoni, tudatongana, kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi muhurwaho imibiri yanyu ngo ibone ikora ibyo yifuza. Imana idufashe tugire neza mu izina rya Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwiye neza, iravuze ngo twiyambure. Umuntu yiyambura iki rero? Iyo umuntu agiye koga umubiri wose arimo kwiyuhagira, ntabwo yogana imyenda, ariyambura. Ariko Bibiliya ivuze, ntabwo ivuze umwenda wambara ugiye koga wiyambura. Iravuga ibyo umuntu yambaye mu mutima, mu bugingo, ibiri mu bwonko bidakwiriye, nibyo ugomba kwiyambura. Ibidahesha Yesu agaciro nibyo ugomba kwiyambura ukivanamo, kugira ngo Yesu abone ahatura muri wowe. Imana ishimwe cyane, kuko Imana itura mu mutima wejejwe, kandi igatura mu mutima ukunda Imana. Imana ishimwe cyane. Nkunda abankunda, abashakana umwete tarasifo bazambona. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Tugira ingeso nziza, tudasinda, tudasambana, tudatongana. Hagira abantu batongana bakumva ni fiyeri, ni byiza, ariko gutongana ni icyaha gikomeye, gutukana ni icyaha, gusambana ni icyaha, n'ibindi ingeso zakwiriye. Nimuhurwaho imibiri yanyu. Rero iyo abantu bavuga ngo imibiri yacu ngo ni iyacu ku giti cyacu, ngo turayigengaho, ntabwo byemewe. Biravuga ngo ntabwo tukiraho ngo twigenga. Cyakora yaba utarakira Yesu, Satani aragukoresha kwigenga, ariko yaba waragiye mu butware bwa Yesu Kristo, ntabwo uri ngo wigenge, ntabwo byakunda. Ese mbaza nkubaze aho uri hose, aho uri hose ku isi, utega aya matwi. Umuntu ufite akazi, ufite bosi we, wagiye kwaka akazi, mu kazi kawe urigenga cyangwa ufite ugukoresha? None se yaba ufite ugukoresha bosi wawe, noneho ku Mana tekereza, iyobora buri muntu wese, ngaho ica ako kazi urebe ko batakwirukana, uvuge ngo songo ngo niza yanjye ntacyo mwaza mumvugaho. Reka da, barakwirukana ukaza abandi bumvira. Iyo abantu batumvira Imana bakora ibyo bishakiye. Iyo abantu batazi agaciro ka Kristo bitwara uko bashaka. Rero Imana igufashe mwene data, wongere wumvira Imana, ugira ibyo wiyambura. Ukeneye kugira ngo uzi imbaraga, gira ibyo wiyambura, kuko Yesu akeneye ngo mwambare Kristo. Iyo umuntu yambaye Kristo bisobanura ubwiza bw'Imana buri muri we. Imana ishimwe cyane, ndafashijwe. Heneta azominifo mu izina rya Yesu. Imana idufashe ngo dukanguke. Cyo gukanguka, abantu barasinzirijwe pe, basinzwe n'ibyaha, basinjirijwe na byinshi n'ibigeragezo, basinjirijwe ari byinshi n'amaganya menshi, ariko Yesu agufasha uherereye. Imana igukangure aho wasinziriye. Tugiye gusenga Imana. Mwene data, ufite ibyo Satani yakwambitse bidakwiriye mu maso ya Kristo. Guhinduka umutima byaranze. Gira ibyo wiyambura ku buzima bwawe. Imana ikuvemo, Imana igendane nawe, Imana itindane nawe. Imana idatinda mu bantu nuko baba bayihigitse bakayishyiramo ibindi bintu, kandi Imana bidahuye. Ngo nta mwijima ubana n'umucyo ngo bikunda, ntabwo byakunda. Iyo umuntu yizanaho iby'umwijima, umucyo ubanza kwigirayo, kandi iyo umucyo uje, umwijima urahunga. Rero iyo abantu bakunze umwijima kurutisha umucyo, uzareba icanye itara, umwijima uhita uhunga. Wazimya itara, umwijima ukahita ubanguka diregiti. Niko n'agakiza bigenda. Ukora ikintu kikuzanira akaga, umucyo w'agakiza ukava muri wowe, ukakwitarura. Kubera iki? Imana yatanze umudendezo wo ku muntu kwitiramo ikibi n'ikiza. Hari inzira ngari n'inzira ifunganye. Umuntu yamuhaye amahitamo yo guhitamo. None uyu muntu, abantu rero bakunda guhitamo umwijima cyane kurusha umucyo. Kubera iki? Kuko Satani akwereka ko umwijima ariko gaciro kawe, ariyo fiyeri yawe, aribwo bwenge bwawe, kandi nibwo bupfa ahubwo. Ndio kibazo, kuko abantu babaye bapfapfa bahagaze. Imana idufashe tugire neza mu izina rya Yesu.
Imana iguha imbaraga ikugire neza ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Abantu barimo kwikoresha imirimo ya Satani kandi Yesu tukaba turimo kumukoza isoni kubw'imibiri y'abantu bafite bakayikoresha ibyo Satani ashaka. Ubutinganyi bwarateye n'ibindi kwambara ubusa, ngaho tatuwaje, ngaho kwidekora amarangi n'ibiki, ntabwo byemeye nk'umugeni wa Kristo. Kereka umuntu utaramenya mucyo niwe wikora ibyo ashaka, ariko wowe yaba waramenye Yesu, biravuga ngo yaba waramenye Uwiteka ugasogongera Uwiteka kari mwiza, ngo nimumwegere kuko ari we rizima ryanzwe n'iki n'abubatsi. Niba warasogongye ukamenya ko Uwiteka agira neza, ineza ya Kristo wongere uyibuke. Hari aho yaje ikakurokora uri mu kaga, wongere umugirire icyizere kandi mwubahisha aho uri. Imana igumusha mu izina rye. Reka dusenge. Aho watentebutse, aho utabaye kwa maso, aho hari urwaho mu mubiri Satani akawukoresha, aho utiyambuye ibyo Satani yagushizemo, aho umutima utahindutse ngo muhinduke rwose mugire umutima mushya, aho udafite umutima mushya imbere y'Imana, utinya ibyaha, wongere upfukame usabe imbabazi Uwiteka akugaruka mu izina rya Yesu. Kadusenge. Imana ikugirire ibambe mu izina rya Yesu. Mana Data twese mu izina rye turagushimiye, tugujambo ryawe ryiza kuko ukiranuka nk'Imana. Aya masaha Mwami Imana, hari benshi Satani yambitse ibidafite umumaro byinshi, hari benshi imitima yabo itahindutse, hari benshi bari mu ngeso mbi nk'ijambo rivuze, ariko ubambura uwo mwijima mu izina rya Yesu, bongera batungane ijambo ryawe. Hari benshi bahaye urwaho imibiri ya Satani, bayiha Satani, imibiri yabo bayikoresha icyo bashaka, kandi ntabwo bakiri abana ngo bigenge. Komeza ubagire neza, ubaha imbaraga, bakomereze mu mbaraga zawe, Mwuka wera batarure kubw'imbabazi zawe nyinshi. Ijambo ryavuze ngo kw'imbabazi turabiginga, kw'imbabazi uratwinginga kugira ngo dutange ubugingo bwacu bube buzima n'imibiri yacu ibe bizima. Twongere duhe Yesu umwanya muri twebwe, ngaho tugire neza muri byose, ugire neza abantu bose, kandi neza ikomeze kwitamura kuri bo. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwene Data Imana ibahe umugisha, ibagire neza, ikomeze guha imbaraga, kuko Yesu agiye kuza ngo ni igihe cyo gukanguka. Wari mu bitatu usinzirizwe n'ibyaha, usinzirwe n'amakuba, kanguka ubugingo bwawe, Yesu arabukeneye mu izina rya Yesu. Nakagaruka rero Imana ibahe umugisha, mukanda sabone, mwekora share. Yesu ajya abaha umugisha cyane. Shalom, shalom, shalom. Amen.